nari mbakumbuye iminsi yari itambutseho ariko nongeye nagarutse. Ni ya nshuti yanyu Mukandengwa Anizia ukunda Imana cyane, umukristo wa ADEPR Gasave. Nejejwe n'Imana mu mutima kugira ngo nongere nze tuganire ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo humura witinya Imana iratabaye. Ni ukuvuga ngo ngewe Imana yambwiye ko abantu bararushye bakeneye igihumuriza, abantu barahungabanye bakeneye ababahumuriza, abantu baravunitse bagendana imvune bakeneye umuntu wo kubunga, kandi nta kindi cyo kubunga uretse ijambo ry'Imana. Nanjye Imana yambwiye ngo nzambwira abantu yuko Imana iruhura kandi Imana ihagurutse ije gutabara abantu bose bayiringiye. He kubaho kwiringira imbaraga z'abantu, waba wariringiye abantu bakaguhemukira, ukiringira imiryango ikagutenguha, ukiringira imbaraga z'amafaranga bikanga, ukabura amahoro unayafite, ariko nta handi hari amahoro uretse kuri Yesu. Ubwo rero abanyumva abandeba bazanyumva mwese mbifurije umugisha w'Imana. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Reka rero mbanze mbaririmbire. Nkunda kuririmbira Imana cyane, namenye ibanga rijya rinezeza Imana. Dawidi yanejeje Imana, yajyaga bari mu ishyamba aragiye umukumbi wa papa we, aragiye intama, akaririmba agacuranga, Mwuka Wera akamanuka akanezeza Imana, Umwuka Wera akamubaho mwinshi, ndetse n'inyamaswa yaza gufata intama cyangwa idubu cyangwa intama idubu ryaza, Dawidi akagira imbaraga, ariko imbaraga nta handi zavaga, ni mu mavuta y'Umwuka Wera. Imana ikamanuka ikamuha imbaraga z'ubutsinzi. Idubu ryajya kuza ngo rifate umwana w'intama akamenya kushwanyaguza, ariko nta handi yakwibanga, ni mu guhimbaza Imana. Imana ikamwishimira ikabana nawe aho yari ari mu ishyamba. Reka rero nanjye mbaririmbire, numva nkunda Imana cyane kandi nkunda kuririmba. Akambaririmbire indirimbo ivuga ngo dore ababisha bawe ngo bazagutera banyuze inzira imwe, ariko Uwiteka nagutabara bazaca inzira zirindwi baguhunga. Imana yo mu ijuru tugire neza. Imana imbwiye ko igiye gutabara abantu bayiringiye, ntabwo bazakorwa n'isoni. Humura witinya, Imana iri mu ruhande rwawe. Dore ababisha bawe bazagutera banyuze inzira imwe, ariko bazaguhunga baciye inzira zirindwi, kuko Uwiteka Imana izabigutabaye. Dore ababisha bawe bazagutera banyuze inzira imwe, ariko bazaguhunga baciye inzira zirindwi, kuko Uwiteka Imana izabigutabaye. Humura witinya, yewe mwene data, dufite Imana ikomeye ikora ibitangaza. Humura witinya, yewe mwene data, dufite Imana ikomeye ikora ibitangaza. Ntawavuma uw'Imana utabashije kuvuma, kandi ntawarakarira uwitarakariye. Baramatumwa kuvuma bwoko bw'Isiraheli, yewe gagiye kuvuma akabuhesha umugisha. Ntawavuma uw'Imana utabashije kuvuma, kandi ntawarakarira uwitarakariye. Baramatumwa kuvuma bwoko bw'Isiraheli, yewe gagiye kuvuma akabuhesha umugisha. Humura witinya, witinya, yewe mwene data, dufite Imana ikomeye ikora ibitangaza. Humura witinya, witinya, yewe mwene data, dufite Imana ikomeye ikora ibitangaza. Imana yakurindiye kuzayibera ubwoko bwayo bwina, n'amahanga yose abibone amenye yuko witiriwe izina ry'Uwiteka. Hazabireba cyane kandi hazayitinya. Imana yakurindiye kuzayibera ubwoko
n'amahanga yose abibone, amenye yuko witiriwe izina ry'Uwiteka, hazabireba cyane kandi hazayitinya. Humure witinya, witinya, yewe mwene data, dufite Imana ikomeye ikora ibitangaza. Humure witinya, witinya, yewe mwene data, dufite Imana ikomeye ikora ibitangaza. Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Humura witinya yewe mwene data, ko dufite Imana ikomeje kugutabara mu bibazo wari urimo. Ngo dore ababisha bawe bazagutera banyuze inzira imwe, ariko nusenga Imana ukayitakambira, ugahendahenda Imana yemera guhendahendwa ikigarura, Imana izagutabara. Itagutabare itifashishije imbaraga z'abana b'abantu. Imana igiye guhaguruka igutabare itifashishije imiryango yagutereranye. Imana igiye guhaguruka igutabare ikunyuza aho watinyaga kunyura, kuko ni Imana igica inzira hatari inzira ikagutabara. Ngo ni Imana nihaguruka ije kugutabara, ngo ababisha bawe bazaguhunga baca inzira zirindwi, banyuranyuranemo, bagende bahunge, ndetse nyuma baze kugushaka bavuga ati ariko burya ntago ngewe nari birimo. Imana yo mu ijuru nishimwe. Mwuka wera ajya haba akaduha amakuru, ibiturwanya byose biteye ubwoba Imana imaze kubikura mu nzira. Imana iduha amakuru uko byagenze ikatubera ku rugamba. Imana yo mu ijuru niyubaho cyane. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice bya 28 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 8. Twumva icyo Imana ishaka kubwira abantu bose bateze amatwi, bakumva icyo Data wa twese ashaka kubabwira. Imana yo mu ijuru iduhe umugisha. Mube hafi rero ubundi tuganire, Imana mwumve ikivuganye namwe. Reka dusome rero gutegeka kwa kabiri ibice bya 28 umurongo waho wa mbere turagera kwa 8. Aravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho izakugeraho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzagirira no mu mirima, uzawugira no mu mirima, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndababwira ngo Uwiteka nabampera umugisha. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Imana yambwiye ngo abo mvugana nabo mwese mbasabira umugisha w'Imana, kuko Imana yawubahaye ntago mbasha kuwukuraho. Imana yarebye isanga abantu barahungabanye bakeneye igihumuriza, ibafite intambara nyinshi z'uburyo butari mumwe, ariko Imana yambwiye ngo irahagurutse. Imana ije kuburanira abantu bayo. Imana ije kwita ku batagira shinge na rugero. Imana ije kukurwanira intambara uzi n'izo utazi. Imana ishimwe. Burya n'intambara ubona rero ni akantu gato Imana ikwereka, kuko burya Imana igukoze ku maso ukareba ababisha baba bakugose, wasanga ari benshi wagira n'ubwoba. Ariko ndashimira Imana ijye duhisha urugamba turi kurwana, ikatwereka akantu gato gusa k'akamenyetso, wowe urakabona ukabona ni igikuba. Burya ikwereka umurabyo ariko iba yaguhisha inkuba. Turashimira Imana ijye duhisha inkuba, kuko tuzumvisha twaguhungabana, ariko Imana yo mu ijuru nihimbazwa igihe hatubera, ikatubera ku rugamba ikarwana, maze abera bagatabarukana intsinzi. Imana yo mu ijuru niyubahwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yabwiye Abisiraheli, irababwira ngo umva. Abisiraheli babwirwaga, ubu ni twebwe turi kubwirwa. Imana ishimwe cyane. Abisiraheli ni twebwe muri iyi minsi. Imana yo mu ijuru duhana umugisha.
irakubwira ngo wowe mwana wanjye, iravuga ngo niwumva, ngo niwitondera ngo amagambo yanjye, ukitondera amategeko yanjye nguha uyu munsi, ni uyu munsi ntabwo ari ejo, nta nubwo ari ejo hashize, ahubwo ni uyu munsi, ngo nuyitondera ngo ukumva amategeko yanjye, ngo ukayagenderamo, ngo iyi migisha yose ngo izakuzaho. Haleluya! Iyi migisha Imana yakugeneye ntabwo izayiha abandi, kandi nagira ngo nkubwire ngo umugisha wawe nta wundi uzawutwara, ntabwo ifi yawe hagira undi uyiroba, ntabwo umugisha wawe hagira uwukunyaga, kuko buriya Imana ijya ibasha kurogoya imigambi y'incakura, naho urugamba rwahaguruka, naho intambara zaba nyinshi gute. Nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana ikubereye maso, Imana ije kukurwanirira intambara uzi n'izo utazi, Imana ikubereye maso, nuhumure. Imana yambwiye ngo hari abantu bahungabanye kubera impamvu zitari zimwe. Imana yarambwiye ngo imiruho ibaye myinshi ku bantu, ariko nta handi ho gutabarirwa uretse kuri Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimunsange ndabaruhura, mwemere kunyigiraho ko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ngo kandi n'umutwaro wanjye nturemereye. Imana yo mu ijuru niyubahwe. Imana irashaka kugira ngo twitondere amategeko yayo. Imana hari ibintu bitanu ikunda. Imana ikunda abantu basenga, Imana ikunda abantu bayiba hafi, Imana ishimwe cyane. Imana ishaka kugira ngo abantu bayubahe, abantu bagendere mu mategeko yayo. Imana yo mu ijuru ihimbazwe cyane, cyane cyane ukabanza ugaca bugufi, ukarangwa n'ibintu, mbese izo ngingo nk'eshanu ukazigenderaho, ugaca bugufi, ugasenga, ugahendahenda Imana, ukabonera Imana umwanya, ukayibonera igihe, ukayibwira byose ku murongo. Hari ibyo umugabo atabwira n'umugore, hari ibyo umugore atabwira umugabo, hari ibyo umwana atabwira umubyeyi, akareba akavuga ati nimba imubwira biramuremerera bitewe n'uburemere bw'ikibazo, ariko noneho nabibwira Yesu. Imana ishimwe. Umuririmbyi 179 aravuga ngo bibwire Yesu. Imana ishimwe. Ngo bibwire Yesu niwe nshuti nziza ihebuje, ngo kandi byose bimuganyire, ntumubwire bikeya. Umuririmbyi 50 wamugushimisha akavuga ngo muze mwenyine twihererane, kandi munsanga ahantu hatari abantu, dore imiruho n'urusaku birabarembeje. Imana ishimwe. Ngo mwumvire ibyo mwibwira, ibibarushya n'ibibaremerera, kuko Yesu ababireba. Ijisho rye ni mikorosikopi itibeshya, irya muganga ryakwibeshya, ariko burya iry'Imana ntabwo ryakwibeshya uburwayi ufite. Reka twegere dogiteri mukuru Yesu, abashe kudusuzuma neza, azi igikwiriye umutima wawe, azi icyakunezeza. Dushakisha amahoro mu mutima, nta handi usibye kugendana n'Imana, tukayoborwa n'Imana. Kandi irashaka kukubwira uyu munsi ni wo wawe. Ejo hashize urahazi, ariko ejo hazaza ntabwo uhazi. Imana yo mu ijuru tugire neza. Imana ishaka kugira ngo tugende twiyejeje, n'uyu munsi impanda yavuga, ariko none ivuze ugendera mu mategeko y'Imana, burya wakumva impanda ukizamukira, burya Imana yagutabara no mu kibazo ufite, Imana yakurengera. N'uyu munsi ntabwo ari ejo. Urebe ingorane ufite ubibwire Yesu. Imana yo mu ijuru duhane umugisha. Kugendana n'Imana rero ni ibintu by'igiciro, ukayoborwa n'Umwuka Wera. Imana mbese ukagirana ubusabane n'Imana. Icya gatatu ni ukugira umwete mu byo ukora. Umurimo w'Imana ukagira umwete, nturangwe n'ubunebwe. Ugakora umurimo w'Imana ufite imbaraga, ndetse no mu mibereho idutunga, aho dushakisha ibidutunga. Icyo ukora cyose ntube umunebwe, n'umukoresha wawe ntagucishemo ijisho ngo abone ko ufata ibihembo by'ubusa. Ntimugashaka kurya iby'ubusa, ahubwo mureke tubihirimbanire, tubikorere. N'Imana izatugororera bitewe n'imirimo twayikoreye. Yesu aravuga ngo ufite iki? Ngo mperewe. Yesu ntabwo ashaka ko tugira ubunebwe. Reka duhaguruke dukorere Imana, tugendere mu ijambo nk'uko yabitubwiye, ngo nugira umwete. Ntabwo itubwira kuba abanebwe, ntabwo ari ukwicara tukarambya, ntabwo ari uguhaguruka ngo duhagarare, ahubwo nitugire ishyaka ryo kugendana n'Imana. Imana yo mu ijuru duhane umugisha. Icya kane ni ukugira ishyaka ry'ibyiza. Dawidi, urugero, Dawidi yigeze agira ishyaka ry'ibyiza ubwo yajyaga kureba bene se aho bari ku rugamba. Aragenda ajya kubareba, ariko akigerayo asanga Abisiraheli, asanga Sawuli ndetse n'abakuru be, izo ngabo zagize ubwoba, zatinye, ziri mu myobo zihishe. Ariko Dawidi atekereje ko ajya aririmbira Imana, agacurangira Imana, agahimbaza Imana, Umwuka Wera w'Imana akamumanukira, imbaraga zikamwuzura, yumva
Mana ishimwe. Arangije aravuga ati nyamara nta mpamvu zo kugira ngo Abafilisitiya babashe gusuzuguza izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Reka aho kugira ngo izina ry'Imana rigawe, reka ngire ishyaka nk'uko najyaga ndigira ndi mu rwuri ndagiye umukumbi. Iyo zambaraga Imana yamanuriraga Mwuka Wera akamanukira, Imana ikantabara intare ije kurya umwana w'intama ndagiye. Imana ikampa imbaraga igashwanyaguza intare, igashwanyaguza idubu. Niko Imana yampa imbaraga nkanesha uriya Mufilisitiya utarakebwe. Iyo ufite imbaraga Imana iragushyigikira wa mugabo we, Imana iragushyigikira wa mugore we, Imana iragushyigikira wa mukobwa wa musore we. Mureke tuve mu bunebwe, ahubwo dukorere Imana, tugire ishyaka ry'ibyiza. Ni ukuvuga ngo yabwiye Sawuli ati kuki mwihishe, Abafilisitiya bakaba bari kutukoma, njyewe nimunyemerere muzampa iki mbashije kubatsindira Umufilisitiya utarakebwe. Izina ry'Imana rya Isiraheli ntirisuzugurwe. Muzagenda bite? Umwami aramusezeranya, birangije ngo bamwambika imyambaro y'ubwami ngo ajye ku rugamba. Yumva biramuremereye, asanga iyo sisiteme ntabwo ari yajya akoresha kugira ngo arwane. Hari sisiteme rero ugomba kurwana, ni ukurwana uri mu mwuka. Kurwana uri mu mwuka ntabwo ari ukurwanisha amagambo. Rwana bucece, uzenguruke bucece, inkike zihagaze ziritagurike. Imana yo mu ijuru ishimwe. Uko niko abatasi bazengurutse bucece, Imana ibaha ibanga. Yavuga ati muzenguruke ziriya nkike inshuro 7, inshuro ya 7. Ati muvugirize rimwe amakondera. Ibi bindi ni muri byabashije. Ibaze iyo ntwaro ntabwo ari bombe, ntabwo ari katyusha, ntabwo ari grenade, ahubwo abazenguruka basenga. Reka dukoresha imbaraga z'amasengesho, kuko isengesho ni bombe ibasha gukubita ikamenagura igashwanyaguza ikigizayo. Ibi bimeze nk'imisozi byari birumbaraye bikava mu nzira, abantu bagatambuka. Imana yo mu ijuru nihimbazwe cyane. Nuko babigenje ngo barazenguruka bucece. Ntabwo gusenga ari ugusakuza, ntabwo kuvuga Imana ari ugusakuza cyane, ahubwo ari kugendana n'Imana. Ni ukugira ishyaka, ni ukugira imbaraga, ukamenya Imana iri muri wowe, ko ari inyembaraga iri hejuru, bijya bidukanga bikadutera ubwoba. Hari umuririmbyi yaririmbye ati ziratontoma. Nubwo intare ziri gutontoma, ariko burya ziraziritse, burya zatontoma. Ngo hari igikeri cyigeze kibona umuntu amanuka ikibindi ajya kuvoma, ngo noneho ngo kirangije ngo ntuyavoma. Ariko umuntu kuko ari yibitseho ibanga ko amazi Imana yamusezeranyije imigisha iyo mu gakiza k'Imana, Imana yarayitugabiye. Mureke turya ibyacu bye kuribwa n'ingunzu, nta bindi usibye kwizera imbaraga z'Imana, tugasenga tukagenda turi abanyamwete. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru ijya ikora ibitangaza bigize ishyaka ry'ibyiza. Ni ukuvuga ngo wa muntu yaragiye arivomera, arangije azamuka, ariko cya gikeri kimubonye akihagera cyaranacecetse, ariko arayavoma. Senga Imana, ibiguteye ubwoba ni ibihe, ko ibikomeye izabyoroshya. Imana yambwiye ngo witinya, humura witinya, Imana ije gutabara ibyari byaragukanze. Ubwo burwayi, ibyo bintu ubona kurwana nabyo by'imyuka mibi, ibyo bintu baguterereza, ibyo bintu ubona ngo warabitambutse, tujye tubitambuka, ariko Imana ikabitesha agaciro. Ushobora kurya n'uburozi, Imana ikabutesha agaciro, ukaburuka cyangwa ukabwituma. Imana ikoresha imbaraga nyinshi. Gira ishyaka wowe ryo gukora ibyiza, ubundi ugendane n'Imana, ugendane n'ijwi ry'Imana, ubundi urebe ngo Imana irirwanira urugamba bucece, kandi ukagera ku ntsinzi zawe. Dawidi rero yarugize ishyaka ry'ibyiza, noneho arangije Imana imugabiza gufata umuhumetso. Haleluya. Fata umuhumetso wawe uzunguze, shyiramo ibuye ryo kwizera, shyiramo ibuye rya Mwuka Wera, shyiramo ibuye, uhangane n'Umufilisitiya utavuze ucecetse. Ubundi ku nshuro ya 5 uzunguze uti nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Isiraheli. Imana ishimwe. Yamugabije igihanga cya Goliyati rero, mbundi arakijyana agishyira Abisiraheli. Abari baratsinzwe bava mu myobo. Wagira ishyaka wowe wisuzugura mu gihe nk'iki, ukarwana ishyaka ry'ibyiza, ukarwana ishyaka mu rugo rwawe, ukarwana ishyaka mu mudugudu. Uvuze ngo tuzagira umugisha mu mudugudu, tuzagira ishyaka, tuzagira umugisha mu kagari, mu murenge, mu mujyi, mu rwego rw'umujyi, mu rwego rw'intara, mu rwego rw'igihugu. Igihugu urimo cyose Imana yaguha kumunyeshyaka kandi ugakiza igihugu cyawe. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Ni urugamba, ni ugusenga, niyo ntsinzi y'abera y'abanyamasengesho. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Icya 5, kubana n'abantu bose amahoro. Ubu naho umwanzi yabakwanze, gerageza umwereka ko nubwo yaguteye ariko nta rwango umufitiye. Abantu bajya bagucokoza agashaka kukunyaga ibyawe, ariko nubwo bimeze gutyo wowe rwana kigaba witabara, ariko utamwanze. Ntabwo umwanga, umwanzi ni Satani, ariko tumugabize Uwiteka, mutere mu izina ry'Uwiteka, tugabize igihanga cya Goliyati. Imana yo mu ijuru duhana umugisha cyane. Nagira ngo mbabwire rero ngo tugiye gusenga Imana, ibanga nta rindi ni ugukiranuka, kuko ngo
abanzi bawe bazagutera banyuze inzira imwe, ariko ngo Imana nihaguruka ije kugutabara, bazaca inzira zirindwi, bazanyanyagira bace hirya no hino ngo baguhunga. Imana yo mu ijuru nihimbazwe cyane, Imana yo mu ijuru niyubahwe. Bazaca inzira zirindwi baguhunga, kuko Uwiteka Imana yawe izabigutabaye. Data wa twese nashimwe, tugiye gusengana Imana, ariko urebe uburwayi bwagushikamiye, urebe intambara wahuye nazo, urebe ibibazo bitari bimwe byakunaniye, bibwire Yesu. Hanyuma wowe icyo wasaba Imana, password nta yindi ni ugukiranuka. Ijambo ry'Imana ryigeze ringeraho, mbona umuntu amaye mikoro avuga ati genda uvuze impanda. Arambwira ngo ngende mvuze impanda, mvuge impanda navugaga ni ibyahishuwe. Ambwira tuvuze impanda mu byahishuwe ibice byaho 22 umurongo waho wa 12 haravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, kuko nibamara kwemerwa bazatambuka begera igiti cy'ubugingo ni Kristo. Kuko hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abajura n'abasambanyi n'abantu babeshya kandi bakabikora. Ariko mureke turebe twebwe tugira ishyaka ryo kutagendera muri ibyo ngibyo, ahubwo tugira ishyaka ryo kugendana n'Imana, cyangwa turya ibyiza Imana yadutegura. Imana iduhane umugisha. Tugiye gusenga Imana rero, gaho vuga ngo Mana mbabarira, rebeye guca bugufi imbere yawe, ko Imana ikunda umuntu uca bugufi. Dawidi nta rindi banga yakoresheje no guca bugufi. Niyo mpamvu Imana yabwiye umukozi wayo mutambyi Samweli, aravuga ati nabonye umuntu ufite umuti umeze nk'uko nshaka. Kuko Dawidi yarazi guca bugufi no kwihana, agahendahenda Imana ikaza ikamuha kuba intwari. Nawe Imana yakugira intwari mu gihe nk'iki ngiki. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Reka dusenga Imana rero, aho uri hose isaba imbabazi, uce bugufi tugiye gusenga. Mana yacu, Mana nziza, Imana nyiri icyubahiro, nyiri ubutware bwose no gukomera, Imana iri ku ntebe y'imbabazi utarajya kuyirubanza, ciye bugufi imbere yawe n'abantu bawe, tuje kuguhenderenda tukwinginga ngo Mana, iyo abantu bafite imitima ihagaze bahe guca bugufi ya Mana, bemeye kugucira bugufi kugira ngo bababarire ibyaha n'ibicumuro, babarire Mana aho bagenze uko bidakwiriye. Mwami Yesu Kristo, uri umunyembabazi, ndakwingiza kugira ngo bagirire neza bariya abagabo, bariya abagore, bariya abakobwa, bariya abasore, bariya abana bari kugendera mu bitari bimwe, bariya bari mu biyobyabwenge, bariya bari mu mwijima w'icuraburindi. Hariya hose uhagere, umucyo w'ijambo ryawe ugenda umurike hose mu izina rya Yesu, kugira ngo abarushye n'abaremerewe baruhukire muri wowe. Nta handi amahoro abonekera uretse muri wowe. Ngaho bagiriye neza rero, baha umugisha. Gera kuri bariya abarwayi barwariye mu bitaro, yabarwariye mu ngo, abadafite kirengera, Mana wakoreho ubakize. Uriya burwayi bwananiranye bukoreho ubukize, uriya mutwe bananiranye ukoreho, irukana uburwayi bw'umutwe, irukana biriya bisazi mu izina rya Yesu, irukana uriya mugongo udakira, irukana uburwayi bwo mu nda, irukana mu izina rya Yesu. Uriya muntu ufite ubuhumekero butameze neza, nawe n'umusura ukore ku buhumekero bwe, abashe kuguhumeka neza. Mana ukore Mwami ku ngingo zose zikize. Ufite ikibazo cyo kumaguru mukoreho mu izina rya Yesu. Niwe dogiteri mukuru, uhera ku gitwari umanura ugera ku bworo bw'ibirenge. Abarwayi bose bakoreho, aho uburwayi buri bwose butumuza umwuka n'umuriro ubutwike mu izina rya Yesu, ubashe gukira uburwayi. Abarwayi bahaguruke bahimbaza izina ryawe. Urakoze urakarama, bamere nk'uko wageze kwa nyirabukwe wa Simoni ukamukiza ubuganga mu izina rya Yesu. Ubagira nk'uko wageze ku kidendezi cy'Ibetesida, ugasanga hari umuntu wananiwe kugira uwamujugunyamo, ariko hageze uramubaza ngo urashaka gukira, ati ndabishaka. Uramubwira ngo ikore wigendere. Nanjye ningingiye abantu barwaye kugira ngo bakize, ababuze amahoro yabahe, abambaye ubusa ubambike, abashonje ubagaburire, pfubyi n'abapfakazi ubahumurize, dafite uburyo uremera uburyo. Uri Imana iruhura abarushye n'abaremerewe. Ngogirira neza ab'isi bose bamenye ko Uwiteka ari we Mana, kandi agushimiye ko utabaye abantu bawe, kandi bahaye kuruhuka bakuwe neza. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amina. Nagira ngo mbahe nomero zanjye rero, washaka ko twasengana Imana, washaka ko twaganira, kungira inama se, nomero yanjye ni 078 71 84 310. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Mujye mukurikirana channel yanjye, kandi mumpeshe umugisha, mukandenganiza. Shalom.